Njyewe mvuka mu muryango w'abana 4 ariko twakuze turerwa na mama gusa, atari uko papa yapfuye. Ahubwo ari uko we yahisemo inzira mbi yo kurwanya igihugu. Muranyihanganira yo mbivuze ngira ikiniga, kubera yuko ntago ari inkuru nziza yo kubwira abantu. Murakoze nyakubahwa First Lady. Amazina yanjye nitwa Mukiza Willy Maurice, nkaba nanjye nifuje kubasangiza amahitamo yanjye n'ubundi we n'icyatumye mfata ayo mahitamo. Njyewe mvuka mu muryango w'abana 4 ariko twakuze turerwa na mama gusa, atari uko papa yapfuye. Ahubwo ari uko we yahisemo inzira mbi yo kurwanya igihugu. Muranyihanganira yo mbivuze ngira ikiniga, kubera yuko ntago ari inkuru nziza yo kubwira abantu. Data rero ni umwe mu barwanya igihugu, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko twebwe nk'umuryango tukaba twarahisemo neza inzira yo kubaka igihugu dufatanyije n'abandi banyarwanda. Njyewe nk'uko Adelphine yabibabwiye, navutse nyuma ya Jenoside. Ntago navutse imbere yayo ngo mbashe kubona ayo mabi, ariko ababibonye bagenda batubwira ukuntu byagenze, tukumva ni ibintu byari bibi cyane, uburyo umunyarwanda yifata akica undi abifashijwemo n'igihugu. Mu by'ukuri ntago ariko byagakwiye. Rero njyewe nakuriye muri leta nziza, ndaza gusa mwubaha ubuhamya by'uko hatitawe ko ndi umwe mu bana b'umwanzi w'igihugu, leta itigeze idutererana njyewe n'abavandimwe banjye. Ikamfata nk'uko umunyarwanda wese imufata. Mu by'ukuri tukiri bato ntabwo twari tuzi amateka y'umubyeyi wacu, kuko umukecuru yatubwiraga ko atakiriho, kugira wenda tutabimenya tukiri bato igihe kitaragera. Rero igihe kigeze tumaze gusa nk'abamenye ubwenge, nibwo twaje kubimenya, tumenya ko nubwo tuba mu gihugu cy'u Rwanda, ariko data we ari mu mashyamba aharanira guhungabanya umutekano w'igihugu dutuyemo. Ubwo mu kubimenya byaratugoye cyane, tukajya tugira ubwoba muri sosiyete, tukagira ngo utubona wese aratugirira nabi bitewe n'iyo mpamvu, ariko siko byagenze. Twajyaga kwiga nk'abandi, tugataha
njya numva kera ngo habaga kera mu mashuri uko nize ngewe bitandukanye nuko abize kera bize, kuko bo bize mu gihe cy'amacakubiri. Ugasanga hari ukuntu umwe afatwa uku bitewe n'ubwoko, n'undi agafatwa ukundi. Ariko twebwe twigaga dufatwa kimwe, uwatsinze agatsinda kuko yabikoreye, n'uwatsinzwe agatsindwa kuko yagize ubunebwe cyangwa se atabishizemo umwete mu kwiga. Ariko kera siko byari bimeze. Rero ngewe navuga ko namenye ayo mateka ngeze muri mu wa gatanu primaire, nibwo nabimenye. Icyo gihe nigaga mu karere ka Ngororero ku kigo cyitwa Mbandari. rimwe na rimwe nkajya numva nashaka kujya ku ishuri. Muranyihanganira kubera yuko abantu bo muri ako gace, kuko ari nako ababyeyi banjye bakomokamo, bari bazi data nanjye banzi, bikaba ngombwa ko nsa nk'umuntu ushaka kwihisha. Ariko ntatekereza nanone nkumva nta mpamvu yo kwihisha, kuko nta kibazo na kimwe mpurira nacyo ku ishuri. Ndabyibuka dusoza ikizamini cya primaire, twajyaga dukora amakonkuru, nkaza ndi uwa mbere mu karere, nkabona amanota bayamanitse kuko ndi uwa mbere. Noneho kubera ko twajyaga tuganirizwa ko kera mu myigire habagamo ibyo by'amacakubiri, hatsindaga umuntu wo mu bwoko bw'abahutu, ngo nta moko yari ariho icyo gihe. Nkaba nzi ko nkumva muri ngewe ko nanjye nashobora gutsinda mu bandi banyeshuri bitewe n'ayo mateka, ariko bigakunda. Noneho dusoza primaire mu kizamini cya leta, naje gutsinda neza ku rwego rw'igihugu, ariko babitangaje tugeze mu wa 4 secondaire. Njyewe ubwo twagombaga guhembwa ku rwego rw'igihugu, tugomba guhembwa, babahara abo bahaye amamashini, abandi babaha ibitabo. Ubwo nanjye nari mu bagomba guhabwa imashini, ariko ntibayima, bituma ndushaho gutekereza cya kintu ngo ni ukubera yuko ndi umwana wa runaka, buriya barabivumbuye. Kandi mu by'ukuri bari basanzwe babizi. Noneho ibyo byatumye ngira ikibazo, kuko bagenzi banjye babaga bazifite, bakambwira ati nyamara nawe twakubonye kumvaho, sinzi impamvu utabonye imashini. Naravuze ati rero simbizi, ubwo mwarebye nawe, kuko nanjye mvaho nyirebye mbona ndiho. Ariko nkagira ubwoba, nkanagira ikibazo cy'uko muri nge niyumvamo ko bayinyimye kubera yuko ari iyo mpamvu. kuko icyo gihe
umwana wo muri segonderi wahabwaga imashini yumvaga ari ikintu gikomeye cyane, nubwo kitari cyoroshye n'igihembo cya Mineduc. Umunsi umwe nibwo nabitekereje umubyeyi mama wanjye arambwira ngo ntabwo ariko bimeze, ahubwo uzabaze wumve ikibazo cyahabaye. Nari nabonye ikigo cyo kujya kwiga kuri Rambura Garso, ariko sinajyayo, njya muri Petit Seminaire yo ku Nyundo, kuko bo bakora ikindi kizamini cyabo kiba admittinga kujya muri Petit Seminaire. Ubwo narebye kuri website ya Mineduc sangaho email aba hariho, nabonye imyirondoro ya minister, mbonaho nimero ya telefone na email, ndamwandikira mu cyongereza gikeya, ntiyansubije. Ariko ejo umuntu yarampamagaye baza ati se niwe Mukiza? Ni njyewe. Ati rero twabonye creme, uzaze ku cyicaro cya Mineduc tuguhe imashini yawe. Ubwo nk'umuntu wari uyikeneye naragiye mbibwira umukecuru, arambwira ngo ibyo wakekaga urumva ko atari byo. Ubwo turiteguye, bangiye i Kigali kuri Mineduc, banyakira neza rwose. Ubwo nabo nabaga mfite ubwoba, birumvikana, banyakira neza, bansobanurira impamvu nayibonye, bambwira ko bagiye ku kigo nabaye admitted muri Rambura Garso, bagasanga sinaje, kuko nayo nagiye muri Petit Seminaire, ariyo mpamvu imashini itangezeho. Bituma rero nkomeza kugira icyizere ko ibyo twebwe dukeka ko dushobora gutotezwa bitewe no kuba dufite umubyeyi urwanya leta, bishobora kuba bihabanye n'ukuri. Ubwo si icyo gusa, ubwo ubuzima bwarakomeje. Ngo ndimo ndagerageza kubasangiza ubuzima nakuriyemo, mfite ubwoba n'ipfunwe, ariko nkaba ngeze aha ngeze ubu ngubu. Ubwo nakomeje kwiga segonderi, ariko nta cyizere mfite cy'uko nziga kaminuza, kuko mama yarambwiraga ngo ikintu kizatuma wiga kaminuza ni uko uziga ugatsinda. Namubwira ati niyo natsinda banza ntacyo bamarira, kuko njya numva bavuga ko kera ubwoko bw'abahutu aribwo bwafavorizwaga, waba watsinze umwanya wawe bakawutanga. Niko bajyaga batubwira mu mateka y'igihugu ku bintu byagiye uburyo jenoside yagiye itegurwa, uburyo habayeho ivangura, n'ibyo bajyaga babitubwira. Nkagira ubwoba rero ko mfite impungenge yo kutaziga kaminuza. Igihe cyarageze rero, ndakora, ndatsinda, ndapurayinga, icyizere ari gikeya. Ngiye kubona mbona koko bampaye ikigo muri CST, kera yitwaga KIST, aho nagombaga kujya kwiga ubwubatsi. Si ibyo gusa rero, twageze aho koko twapurayinga no kwishyurirwa n'igihugu. Nabwo baramfata baranyishyurira mpaka nyirangije. Kuva ubwo rero nibwo nahise mpamya neza yuko leta itita
idahora umwana ku byaha bya se. Nahise mpamya neza ko ubumwe buhari, ko nta vangura rihari gusa, kandi aho si kuri nge gusa, no kuba abavandimwe banjye byari uko, kuko nabo nta mbogamizi bigeze bahura nayo mu myigire yabo, mu mibereho yacu twese. Igihugu mbese cyadufashe nk'abandi baturarwanda bose. Rero tukaba twarahisemo kwifatanya n'igihugu nk'urubyiruko mu bushobozi bwacu bwose mu kurwanya icyahungabanya umutekano, icyadushora mu bibazo nk'ibyo igihugu cyacu cyahuye nabyo, kurwanya ingengabitekerezo uko yaba imeze kose ishyira kuri jenoside. Mbese muri make twahisemo kwitandukanya n'umubyeyi wacu, guharanira guhungabanya igihugu cyacu, twebwe tukifatanya n'abandi bari mu nzira nziza yo kubaka u Rwanda. Rero nkaba nshishikariza urubyiruko tungana, banduta cyangwa nduta, kwifatanya tukarwanya abatuyobya. Nk'ubu hari abantu njya numva mu makuru no kuri interinete ngo batorotse bagiye kwifatanya n'imitwe, nkumva birambabaje cyane. Nuko wenda ntabivuga byose ngo mbimareyo, ariko inzira nziza ni iyo kubaka igihugu. Nta handi uzubakira igihugu utakirimo, utifatanyije n'abandi. Kandi niyo waba uri hanze utari wifatanyije n'igihugu, njye mbibara nk'aho waba uri mu gihugu, kuko ushobora kuba uri wenda muri Amerika, ariko nk'uko bahoze babivuga, ukabona umuntu yanditse asebya igihugu cyacu, nawe ukamunyomoza ukavuga ati siko bimeze, ibyo bintu uvuga uri kuyoba, ahubwo tega amatwi nkubwire. Nk'ubu nkanjye ntabwo umuntu yakwandika asebya igihugu akivuga nabi ngo njye ku ruhande rumwe nawe, kuko nzi ko cyangiriye neza, kandi mu gihe ngewe numvaga mu by'ukuri ntabikwiye. Niyo mpamvu nk'urubyiruko rero nitwe imbaraga z'igihugu, nitwe twagisenya cyangwa tukacyubaka, nitwe tugomba kugira amahitamo yacu yo kubaka igihugu cyacu. Turwane, duhangane mu mbaraga zacu zose n'abantu bapfobya jenoside yakorewe Abatutsi 94, abantu bagoreka amateka, abantu bashaka gusubiza igihugu mu icuraburindi, ndetse n'aba bantu ndahamya neza ko turi mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane, kuko bigaragara ko ariho hantu hakunze kuba inzira yo kubiba amacakubiri no gupfobya jenoside. Rero natwe tugomba kuba active, tukagerageza gusubiza abo bantu, kuko twebwe tuzi ukuri,
tugomba kukuvuga kuko hari igihe nawe abikora atarabonye amahirwe yo gusobanurirwa neza ukuntu igihugu kimeze, akakivuga uko kitari. Mu by'ukuri nawe niba ubonye opportunity, mufashe, wenda ushobora kumugarura mugafatanya urugendo rwo kubaka igihugu. Ubwo rero nibyo mbashishikariza. Ngewe ndabahamiriza neza yuko nubwo amateka yanjye ameze atyo, ntacyo nigeze mburana igihugu, cyaramfashije, ndiga kandi ndacyakomeza, kandi kizakomeza kinamfasha, icyizere ndagifite. Kandi nkaba nshimira abayobozi bacu n'ingabo za RPF Inkotanyi zabashije kugarura ubu bumwe, zigahashya ikibi. Nubwo wenda tugihangana no kugira ngo tuzagere kuri rya 100% twahoze tuvuga, ariko mu by'ukuri aho bigeze biruta uko byari bimeze. Ndabashimiye cyane, murakoze.